Muraho, muri iyi video ngiye kukwereka impamvu utajya wuzuza aba followers ibihumbi 10 kuri TikTok yawe. Hari abantu benshi usanga ashyiraho amavideo meza, posting ibintu byiza, ariko ugasanga nta views agira ndetse nta n'aba followers agira, ugasanga ari munsi y'aba followers igihumbi, ibihumbi 2, ibihumbi 3 gutyo kuzamuka, ariko ntiyuzuza ibihumbi 10 byaranze neza. Ngiye kukwereka amakosa wakoze kuri TikTok yawe ndetse nuko wayakosora, ndetse n'impamvu utuma ushyiraho video ntizirebwe. Mu by'ukuri iyi ni TikTok yanjye, murabona ukuntu imeze. Ni TikTok maranye igihe kiraho amavideo ahagije, ariko murabona ko nta ba followers ifite ndetse nta na views nyinshi ifite ugereranyije. Murabona aya ni amavideo yanjye nkiraho, ariko video byibuze yarebwe cyane ni yarebwe n'ibihumbi 6. Iyi ngiyi niyo video mfitemo yarebwe cyane, ariko izindi zose ziri hasi, abantu 130 na gutyo gusubira hejuru. Ibi rero ntago ari bisawa kuri buri mu content wese ukora hano kuri TikTok. Iyo ugiye gushyira video kuri TikTok, ibigomba kureba kuko TikTok niyo yoroshya algorithm gutuma ijya ku bantu benshi. Muri TikTok iroroha, si nka YouTube cyangwa se Facebook. Rero kugira views nkeya kuri TikTok, nkeka ko nawe uba wabigizemo uruhare. Ngiye kwereka rero amakosa ukora n'uburyo ushobora kubikosora. Wowe urebye iyi video uri umunyamahirwe cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha kuri iyi channel, kora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana izindi video tugenda tukugezaho. Ninza hano kuri aka kantu kaga box ka comment ahari handitse 17 mu ibara ritukura, turahakanda. Yes, nitumara kuhakanda rero ngiye gukanda hano kuri activity, mbanze mbereke ese ubundi kugira ngo TikTok yawe ikurikirwe n'abantu ubundi bihera hehe. Reka mbanze mbibereke neza. Ndaza hano. Yes, nimara kuhakanda hano muri kubibona, no kuvuga ngo hari amakosa dukora ugasanga ufashe TikTok yawe uyihuje na nimero uyihuje na contact n'abantu bafitiye contact. Ariya ni amakosa akomeye cyane ku buryo atuma nta views ubona. Irindi kosa rya kabiri ni kuriya uconnecta na Facebook. Bivuze ngo abantu bo kuri Facebook yawe barahita biconnecta nabo kuri TikTok ngo bashe kugira views. Amakosa ya kabiri nshaka ko ukosora uyu munsi ubonye video yawe. Yes, aya impamvu iyi mubona itigeze ikurikirwa n'abantu benshi, ndakeka ntayo makosa nakoze. Nkuko muri kubibona rero, abantu bose bagiye bamfollowinga, ndizera ko ndagenda mbigaragaza. Aba bantu bose bagiye bamfollowinga nabo mfitiye nimero. Uri kubyumva neza icyo kintu? Bivuze ngo ntago TikTok yanjye nta muntu wahandi yigeze isharinga like video cyangwa se ko nafunguye TikTok, ahubwo yo yayisharinze abantu mfitiye amanimero cyangwa se abantu tuziranye mu zindi communication, Facebook cyangwa se n'ahandi. Aba bantu bose murabona ko ari you many know, abakuzi. Cyangwa se abo ufitiye contact from you contact. Nk'uyu nguyu mufitiye contact, uyu nguyu turaziranye, dushobora kuba tuziranye kuri Facebook, I don't know. Uyu nawe dushobora kuba mfite contact ye uko byagenda kose. Murabona ko nibo bamfollowinze, like muri kubibona abangaba tuziranye nibo bamfollowinze. Nta wundi muntu wahandi wigeze umfollowinga. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga yuko nk'uyu nguyu Relax nawe ndumva afite nimero ye, dufite aho dukominikana kuri groupe ya Facebook ndetse na groupe ya WhatsApp. Nkeka ko aba bantu bose murabona ko ni abantu tuziranye, muri kubibona bagiye bamfollowinga, muri kubibona neza cyane. Aba bantu bose turaziranye, you many know, arakuzi. Ndizera ko ari ikintu kiri kugaragara. Aba bose mubona harimo abagiye bamfollowinga n'abataragiye bamfollowinga, turaziranye nk'uko muri kubibona. Rero iri kosa abantu benshi bakunda kurigwamo mu buryo butateganyijwe cyangwa se mu buryo batazi. Ugasanga ufunguye Facebook, isigu gusaba guhita uyiconnecta na Facebook. Ufunguye TikTok, isigusaba guhita uyiconnecta na Facebook. Ibyo ni ikosa. Ikindi cya kabiri, ufunguye TikTok
ugiye guhita uyihuza na nimero yawe ya telefone cyangwa se n'uburyo ukontakita n'abantu bawe bo kuri telefone. Ubundi ngewe nkunda kugira inama abantu, niba ugiye gufungura TikTok ukaba ufite email yawe bariyo ukoresha, it's safe, biba birinzwe cyane kurusha gukoresha nimero ya telefone. Niba ukoresheje nimero ya telefone, hari n'igihe TikTok yawe bashobora kuyitwara kuko guhakinga nimero ya telefone ni ibintu biri very easy, ariko kugira ngo uzahakinge email bigusaba inzira ndende. Reka nkubwize ukuri, kugira ngo uzinjirire umuntu bigusaba inzira ndende. So nk'uko nari mbiberetse hano, aba bantu bose ubona hano harimo abagiye bamfollowinga, turaziranye, baranzi, nanjye ndabazi, aba bose turaziranye, dufite aho duhurira mu magroup ndetse no kuri Facebook, nkaba mfite contact zabo. Iri rero ni ikosa rikomeye ku muntu ukora TikTok. Ndakwereka uko ubikora, ubihindura, don't worry. No kuvuga ngo iyo wisanze muri iri kosa rero, murabona ko ni ikosa nanjye nararikoze, niyo mpamvu TikTok idashobora gusharinga video zanjye ku bandi bantu batanzi. Bivuze ngo ngiye nayisabye yuko ninkiraho video izagihita yereka ba bantu banjye tuziranye, kandi abantu banjye tuziranye baramfeka, nibanakunda ibyo nkora, nibanakunda ibyo nkora, yes, barambona gutyo nyine baramfeka. Bivuze ngo ubundi algoritme iyo ariyo yose, yaba kuri TikTok, Facebook, isharinga video yawe ku bandi bantu ari uko iyo video yabanje kureba. Niba kizo video ba bantu tuziranye nibayirebe, izaguma gutyo nyine, izaguma gutyo. TikTok ntabwo igomba kwisharinga abandi bantu. Icyo wakora ni iki rero kugira ngo ibibazo byose, aya makosa yose wakoze abashe gukemuka? Icyo ukora rero, uraza hano kuri profile, hano hasi muri kuhabona handitse ngo profile, hari akantu kameze nk'umuntu, uhakande. Then umara kuhakanda urazamuka hano hejuru, hari uturongo dutatu hariya, ahangaha muri kuhabona, ndizera ko hagaragara. And then uhakande, numara kuhakanda n'ubundi uraza ukomeze hano handitse ngo setting and privacy, naho uhakande. Nyamuneka mwibutsa ko niba utarakora subscribe warahombye pe, nukuri uzagenda uhomba ibintu by'agaciro mu buzima bwawe, biguhindura neza kandi ibintu bikabasha kugenda neza. Numara kugera ahangaha rero, icyo ukora nanone uraza kandi hano handitse ngo privacy n'ubundi nk'ibisanzwe, ahangaha niho uza ugakanda yes. Numara kuhakanda rero, bimwe nababwiraga, bya binini nababwiraga ngo amakosa akomeye dukora ntitubimenye ko twakoze amakosa. Urabona hano handitse ngo suggest you account others to, aha kabiri naho handitse ngo CINC contact and Facebook friend. Nkeka ko aha hantu ariho wakoze kugira ngo ibintu byose bijye kuba nabi, bijye gupfa, kugira ngo nubashe kubona aba followers. Icyo ukora rero uraza ukahakanda hano hambere rero, ndizera ko muri kubibona aka kantu karafunguye kanditseho ngo CINC contacts. Bishatse kuvuga ngo nafashe nimero zanjye mfite nzikontakita na TikTok, kandi ibi bintu naberetse ingaruka zabyo, nababwiye ko atari byiza. Mwabibonye ingaruka zabyo, nazisobanuye, ntago ndibwirirwe nzisubiramo. Icyo ukora rero uraza ukagataninga off, yes, uragakandaho kagasubira inyuma. Ni ukuvuga ngo utu tuntu uba ugomba kuturekera gutya, yaba kuri Facebook ndetse yaba no kuri contact, kuko abantu mu chattinga kuri Facebook ntago uri sure ko bazaza kureba video zawe hano kuri TikTok. Ikindi, abantu ufite contact zawe ntabwo uri sure ko bazaza kugira gute kureba video zawe kuri TikTok. Ibi rero ugomba kubyitondera, utu tuntu twombi ukatwihorera ukanatwibagirwa ko tubaho. Yes, nubwo wafungura TikTok, hari igihe abantu benshi bayifungura ugasanga bahise bagusaba guhita ukonekita na Facebook. Nyamuneka ujye uhita ubihagarika, ukande no, ujye uhita ubihagarika. Ndabizi ko bibaho, ugasanga uri gukora login
kuri TikTok bahise bagusaba guhita ukonegita friend kuri Facebook, ujye uhita ubireka, ntabwo ari byiza. Yes, remove. Ni ukuvuga ngo murabona ndabirimuvinze, nta muntu unzi uzongera guhita usharingwa video zanjye. Murabona mwanze remove byose ndabisibye. Nabibonye hano hari akabara gatukura, ariko murabona ndabisibye ibi byose. Ubu ngubu nuzajya ushyiraho video zawe wabikoze gutya, bizajya biba biri safe. Utu tuntu niba urabanza ucekinge niba kuko dufunguye, udufunge uko bimeze, uba ariko ubirekera. Ubu ngubu bimeze neza. Nushyiraho video ntabwo TikTok ubwayo izajya ihita yisharinga kuri za nshuti zawe, ahubwo izajya ihita yishyira ku bantu batayizi. Ndizera ko ako kantu kumvise. Niba ushyizeho video bwa mbere first, TikTok izajya ihita yishyira kuri ba bantu batarayibona, batanakuzi, mutanaziranye, bayirebe gutyo, igende itrendinga gutyo, ariko bizatuma ubona aba followers ndetse n'ama views menshi. Ndizera ko ako kantu gasobanutse. Niba uzi ko wari warakoze iri kosa, mwabibonye aho twaciye, nyamuneka ubu ngubu mwabibonye ko twabihagaritse, uzajya ubona views nyinshi kuri TikTok yawe, aba followers bagiye kwiyongera. Niba rero iyi video ari ikintu igufashije, wari uyikeneye, wayishakaga muri make, ndabizi ko ni benshi mwari muyikeneye, kuko hari benshi usanga iki kibazo gihari, ugasanga umuntu amaze umwaka wose kuri TikTok ariko nta views agira, nta ba followers, rwose TikTok ye yarasinziriye, ntiwagira ngo ashyiraho n'amavideo bikareka. So rero ndabizi ko iyi video ibafashije. Nanjye icyo ngusaba nta kindi ni ugukora subscribe, tukajya tubana buri munsi ku tuntu tw'ubwenge, ndetse nzagenda nanabereka kuri Facebook uko byagenda nawe, kugira ngo mubashe kubona ama views. So reka mbashimire abantu tubanye. Thank you so much. God bless you. Ciao ciao.